ndabizi iki kintu ushobora kuza kukimbwirira nabi ndetse mvuga nabi nabonye nawe gerageza kukimbwira nkurimo kumbwira neza wese wajya kugura oya nabonye ibintu ukuntu abarundi ibintu abarundi hano bakoreye mbona ukuntu hari n'uwo bari gukuramo umukandara byanze n'imyenda kuyikuramo nyine kubera amasasu ndavuga ntaba bagabo shano kuri nawe bigeze nibagirirwe impuhwe bitahire pe kuko nabonye ikintu bita isasu ibyo cyabakoreye ndavuga ati nk'aba barundi koko bari baraziriki kuko buriya ntabwo diplomasi y'Uburundi igeze igerageza gushaka kwiyegereza abanyamurenge bo twirwaneho ngo babyange kandi bumva ko bamye baturanye kuva na kera bahisemo kwiyegereza utugara tudafite imbaraga umuntu uganira n'utugara yaranirwa kuganira n'abandi bantu b'abagabo bafatika bakagira ikintu bumvikanaho sibyo ni kuvuga ngo in another hand bwana kabara na MLDP twirwaneho bakabana neza kandi MLDP ntibuvuge ngo ntimubane na Kinshasa bukagenda bukabana ibyo bacuruza ariko rero nibyo nigeze kukubwira ngo iyo urundi buza gushaka amahoro atari ibitambo gutangariye ahantu hose haparitse umusirikare w'u Burundi niho umunyamurenge abahita akavugiriza ari mu gisubizo akagenda avugiriza tuwacu we ati noneho mpuye n'abavandimwe kuko numura abavandimwe muraturanye la proximité compte toujours mais ibyo byananiye Republika y'u Burundi kubera ibitambo ishaka gutangariye narakubwiye ngo ntacyo reka twemere ko Burundi bufite editabara muri Minembwe muri Mikenke cyangwa muri Sud Kivu ko bafite diviziyo ebyiri imyaka 3 bamaze mu hari bafashe uwe muri editabara umwe rukumbi niba se bataramufashe bagiye gukora iki ni kuvuga nyine bigaragaje nka idahari kuko iyo urwanira ahantu ufite umuntu washinja urumva ntekereza ko wagombye kugaragaza rwose ko hari umusaruro wagezeho none si ibigwi bya leta y'u Burundi no gusenya MLDP twirwaneho cyangwa ibigwi bya leta buryo gakwiye kuba gusenya Tabara bavuze nyine abantu bazabyumva batinze ariko nk'ubu ngubu tereka wenda tufite nk'umuntu w'umupfumu akabipfumura niho abantu babyumva ariko ubwo mbivuze ndumusesenguza abantu ntago babyumva harimo kwiba imitungo muri Kongo harimo no kwica abantu ariko nakakano ka esprit génocidaire kabagendamo sibyo ese ko batarasa umufurero barasa umubembe bakashaka uvuga ikinyarwanda uwo mu bwoko bw'abatutsi kuko rero bagenda barondera nta génocidaire bira bintu na esprit génocidaire bayifitemo ubu se koko nubwo tutaraganira no muri twiga no duha amakuru habuza ahantu bajya bashaka gutera nka Minembwe kubera amasengesho y'abanyaminembwe bakagenda basubira inyuma babona bameze nk'abarimo guhura n'ingabo z'ibikoko uzi ko muri Imana mu Minembwe ijya yereka ingabo za Kongo u Burundi FDL niki ikabereka ama division zizatwirwanaho zitanahari ariko rerekwa nyine ngo bahawe ngo isomo rikomeye kuva niyo misada yahageze noneho barabica umwe barakora umusanzu n'umuganda wo kubarasa kubera urumogi banywa n'ibyo bwenge banywa ntibazanahakura isomo ntago naruzingo nuko bagitaga ibibazo ukuntu abasirikare nabo nta kigenda bagitaga kibonge uvuga ukuntu ariko atari ukubyinira atari ukubeshya ibaze mbana n'imbyibushye muri ubwo inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho ni kuri miliyoni 8 kumanura ngwino tugutuze neza kandi kuri make
ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. amabuye ntuze nikeri Nikeri ya Musongati ntayo baracukura ariko numva ngo barayifite ngo nayo bagize kugira amabuye no kuyacukura kenshi ntabwo biratandukanye urumva. Ikindi ariko twanavuga urumva kugira ngo wenda tutaza kumera nk'abarimira hita ku Burundi na perezida wabwo abantu bakadufata nabi. Yego, nuko twanacekinga tukareba niba abandi bakuriye imiryango mpuzamahanga bose baratumiwe muri G7, kuko ushobora gusanga n'uwa European ataratumiwemo kandi yanajyamo ibyo biramureba, cyangwa uwa Araburigi navugaga n'iki ntacyo, reka tubitware gutya. Ubwo hari n'indi miryango itaragiyeyo. yego, ariko kuba itaragiyeyo si ubutware, sibyo? Uno mwaka sha Afrika nini muzawunywa, uzajya gushira mwiyushya kuya, dore aho nibereye. Marsha, dusoza rero nabonye Ruhina Mavi, urahazi? Sha Ruhina Mavi, reka nkubwize ukuri, ndabizi iki kintu ushobora kuza kukimbwirira nabi. ndetse mvuga nabi Nabonye nawe gerageza kukimbwira nkurimo kumbwira neza. Wese wajya kugura. Yego, oya, nabonye ibintu ukuntu abarundi hano bakoreye. Mbona ukuntu hari n'uwo bari gukuramo umukandara byanze n'imyenda, kuyikuramo nyine kubera amasasu. Ndavuga ntaba bagabo sha nukuri nawe bigeze nibagirirwe impuhwe bitahire pe, kuko nabonye ikintu bita isasu ibyo cyabakoreye. Ndavuga ati nk'aba barundi koko bari baraziriki nk'aba basirikare b'abarundi. Abasirikare bo icyo Ruhina Mavi barakubwira ngo uze angejo ngo ikintu bisa abarundi. Yego, Marshal n'ujya uvuga uti nawe usangiye n'udakoramo, kandi koko nanjye niko mbyemera. Ariko ukurikije ukuntu bimeze nyine umubare wabo nabonye video, sinzi niba utayibonye. Navuze ati ibintu biteye agahinda kabisa. Mbere yabyo ntabwo nabitindaho. Kuko nayo mu 23 babaye kandi nanjye ari byo navuze. Yego, nanjye nibyo navuze, ariko nkurikije nyine uko abarundi nabonaga no gukora umukandara n'imyenda bitari gushoboka. Nahise mbona ibyabera Ruhina Mavi, ndavuga nti mwabagabo mwe mwakubititse kabisa. bakubititse bose niyo nakubwiraga. Yego, ibyo Ruhina Mavi se no kuvuga ko imirwano habera nyine itagize urare ku mpande zombi cyane. Nanjye nibyo navuze ngo niyo mpamvu nyine nta urasa amashaza. Abarundi bo baba bari mu gisubizo cy'ababohereje. Ariko nanone byibuge ko umurundi hari barabatamba, kandi ikira gitambo ntabwo kiruzura. Nikimara kuzura rwo ndayishimiye azabakurayo. Do police bapfa ari benshi, ndayishimiye bari mu gisubizo cy'icyamwerera. Ntabwo mushaka kubyumvira ibintu ariko mu bitekereza. Intambara itagira impamvu ibaho. Burundi bukora icyuminembwe. CNDD kugira ngo isugire isagambe nuko abayo yihitiyemo ibohereza bakamena amaraso adafite impamvu. Kuko buriya ntabwo diplomasi y'u Burundi igeze igerageza gushaka kwiyegereza abanyamurenge bo twirwaneho ngo babyange, kandi bumva ko bamye baturanye kuva na kera. Bahisemo kwiyegereza utugara tudafite imbaraga. Umuntu uganira n'utugara yaranirwa kuganira n'abandi bantu b'abagabo bafatika bakagira ikintu bumvikanaho baganira. None se baganira ku cyatari mahitamo yabo. None se kankubaza barakurana na Tshisekedi azava ku butegetsi yari bwamara imyaka 100, ariko n'abanyamurenge bazakomeza guturaho bari baturanye n'u Burundi. Kuki ndayishimiye yahizemo gukeza ingoma iri Kinshasa, niba ntanakeze bombi nabo baturanye kandi ko byari gukunda. Uwe mu 23 cyangwa ikavumira kugahera Museveni. Oya, kubera ko akorana na Kinshasa. None se M23 ishobora kubabazwa nuko abategetsi b'u Rwanda bashimiye ikipe ya ntuze ya Leopard intsinzi. Ibyo se birayireba. No kuvuga ngo ibihugu rero nta pressure nimwe y'inyeshyamba cyangwa n'umwe wese. Ibihugu byemereye kubana n'ingo bashaka. Uburundi bufite uburenganzira bwo kubana na Kinshasa regime. Urumva? Ariko ntibufite uburenganzira bwo kwica abaturage bo Kinshasa regime irimo kwica ngo buherekeze iyo leta. Sibyo? Ni kuvuga ngo in another hand bwana kabara na MLDP twirwanaho bakabana neza, kandi MLDP ntibuvuge ngo ntimubane na Kinshasa. Bukagenda bukabana ibyo bacuruza. Ariko rero nibyo nigeze kukubwira ngo iyo urundi buza gushaka amahoro atari ibitambo gutanga hariya. Ahantu hose haparitse umusirikare w'u Burundi niho umunyamurenge abahita akavugiriza ari mu gisubizo. Akagera avugiriza tuwacu we ati noneho mpuye n'abavandimwe.
kuko numuri abavandimwe muraturanye la proximité compte toujours mais ibyo byananiye Repubulika y'u Burundi kubera ibitambo ishaka gutanga hari narakubwiye ngo ntacyo reka twemere ko Burundi bufite editabara muri Minembwe muri Mikenke cyangwa muri Sud Kivu ko bafite diviziyo ebyiri imyaka 3 bamaze mu hari bafashe uwe muri editabara umwe rukumbi niba se bataramufasha bagiye gukora iki ni ukuvuga nyine bigaragaje nk'ahidahari kuko iyo urwanira ahantu ufite umuntu washinja urumva ntekereza ko wagombye kugaragaza rwose ko hari umusaruro wagezeho none si ibigwi bya leta y'u Burundi no gusenya MLDP twirwaneho cyangwa ibigwi bya leta y'u Burundi gakwiye kuba gusenya Red Tabara bavuze Nzabampema bo muri Parpe Hutu FRN ni FNL Parpe Hutu Nzabampema urumva Nzabampema wo nguwo ubazana korana n'abahugu ari nabo bamuha amafaranga yo gukora abanyangari muri Kongo imagine ibyo nakubwiye ngo abantu ntibaze no gukereya polemique Sandri ubundi leta y'u Burundi ari nyama yeri koko itari ibyo bitambo gukereya abantu ikajya buri munsi buri kimwe rifata nk'abantu ikabambika amapinga kavuga ko arabita barimo gucyura ifashe yafashe byayinanira oya kuki tabikora kuki tabikora si imyigisha kubikora ariko tukuremo ikintu kimwe ntabahari ubu uwabaza Burundi ngo niko Burundi mwe mwatubwira Red Tabara baze gucyura biri muri entere zanyu primaire zabajyanye hariya mu myaka mumaze aho mwarasaniye hose mwarashe Red Tabara zinga ariko wakubaza yakwereka abaturage n'abakecuru bishwe n'ingabo z'u Burundi ku rundi ruhande ndetse n'Abarundi Tabara Burundi bwavugaga bano bantu bagira philosophy yo gutamba amaraso menshi kugira ngo ubutegetsi bwabo bukomere nyine abantu bazabyumva batinze ariko nk'ubu ngubu tereka wenda tufite nk'umuntu w'umupfumu akabipfumura niho abantu babyumva ariko ubwo mbivuze ndumusesenguza abantu ntago babyumva harimo kwiba imitungo muri Kongo harimo no kwica abantu ariko nakakano ka esprit génocidaire kabagendamo sibyo ese ko batarasa umufurero ntibarasa umubembe bakashaka uvuga ikinyarwanda uwo mu bwoko bw'abatutsi kuko rero bagenda barondera nta génocidaire bira bintu na esprit génocidaire bayifitemo ariko ntago bizabahira nta muntu ugitsinda genocide reka wabo munazi waba intera hamwe icyo waba cyo cyose uriyumva ukagangarara bakagira gute sometimes ukabona ikibuga gisa nk'icicurikanye abo ushaka kugirira nabi ariko bikarangira bagutsinze ese kuki mutibaza byo nakubwaga ubushize kuki ziriya drone zimaze imisi zihanuka ukabona no kwigamba ko zarashwe ni guke ubyihanuye icyahiriye muri Kindu icyahiriye mu mazi epfiriya muri Tanganyika iki maze rero nkubwire Sandrine gukura nabyo ne gukura n'ibibazo umuntu udakuze ibingiye kuba ntabwo yabyumva ukuntu umuntu neza nawe ugashobora yari umugambi mubi ashobora kugenda ubwe yirangiza cyangwa imbaraga zitazwe sibyo zidafitwe utabona n'amaso zikamurangiza ubuse koko nubwo tutaraganira no muri twiga no gwaduha amakuru habuza ahantu bajya bashaka gutera nka Minembwe kubera amasengesho y'abanyaminembwe bakagenda basubira inyuma babona bameze nk'abarimo guhura n'ingabo z'ibikoko uziko muri Imana mu Minembwe ijya yereka ingabo za Kongo u Burundi FDL niki ikabereka ama division zizatwirwanaho zitanahari ariko rerekwa nerekwa gute kubitewe n'icyo nangiye kubaza nembonye none ahanga ubwo bagiye gufata Minembwe banasha ngo ubwo bavuga ko bigambaga ko bagiye gufata centre ya Minembwe barabica barabamara kandi ari byo byabaye kuva ngo bahawe ngo isomo rikomeye kuva niyo misada yahageze noneho barabica umwe barakora umusanzu n'umuganda wo kubarasa kubera urumogi banywa n'ibyo bwenge banywa ntibazanahakura isomo sibyo reka nkubwire buriya abafaridese tugiye tuba nk'ama interview batubwira ngo bro yari nka komanda ngo uziko tujye dutera mu Minembwe twajya kurwana twirwanaho ngo tugahura ngo na division ngo y'ingabo ngo zirwanisha imiriro kandi bakayibona mu maso yabo nta nizihari cyangwa abasekare batanu batwirwanaho urumva bafite AK47 FIDC kagibona ni nka kampani nk'icumi ikiruka kabangira ingata kandi bari batanu batandatu abantu barwana bagiye kwica abantu n'igihunga kibabamo ariko zikenda na kane duhagarika jenoside yakorewe abatutsi rwose abantu tujye tubabwira n'amateka abantu batabibuka aho Sandrine ntubone ngumfite uruhara ucyeka ko twaganaga dute reka ntabwo namwe mbyibushye ntujye ubona ifoto yanjye y'ikenda na kane meze nk'uruzingo umeze cyangwa se wari uruzingo ntabwo nari uruzingo nuko bagitaga ibaze ukuntu abasirikare nabo nta kigenda bakwitaga ndegitera bagitaga kibonge uvuga ukuntu ariko
ariko atari ukubyinira atari ukubeshya ibaze mbana n'imbyibushye muri bo ubwo nari mbyibushye muri mpamvu bambaye iriya mbunda riremereye ujya ubona yitwaga ko iremereye buriya so no kuvuga ikintu kuvuga ngo rero ariko urebye ibihanyaswa by'i Kanombe no mu kaje peri ikigo byitwaga ngo batayoparaga ibiki n'ibiki nabyirukanka hari wowe ugirukankanaga n'imbunda zimwe ibipande bikazisiga kiriya cya bararo bakirukanye kuko basize basipureti bararo bayijyanye bazayicana bazayikoramo imbabura uzaganirize ntuza ese kutajya ukora ikiganiro na Kamanyi k'umutsima Valence kagira ibiganiro byiza ntabwo tuziranye uriya warimbye Kamanyi k'umutsima ntabwo muzi ngo yabaga muri Mont Kigali ahantu bajya kwirukanka abasore babirukankana ngo bwanyuma bajya kwambuka nzove ajya avuga amateka yabyo nyine ukuntu basohotse muri Kigali birukanka abahungu bavudukanye akavuga utisha utivarisha uracyabigenza nzaguhuza nawe ni mucuti wanjye n'urungano rwanjye nawe ugiye kureba urumva kandi mbona baganira n'abandi bantu nyine kandi n'umuhazi kuganira cyane nzabahuza rwose nta nubwo bizanatinda ndagushimiye twavana hamuhamagaye ni ukuvuga ngo rero nyine wabonaga utwana mbega mana yo mu ijuru noneho hari igihe imbunda zabaga zidusumba kubona nk'utaragize amahirwe yo kuba kasongo nkanjye ikibuno cy'imbunda bakita bate abantu bakazikata kubera ko niri buhagarare iramusumba twatwara imbunda igusumba buriya utareba aba bantu bitaga abajenerali bizimungu abantu utareba ngo bitaga ngo ba Kabirigi abo bandi bo kwa Habyarimana mu babirukankanye harimo n'utwana abana bato nyine abana bato dakanyisha ngo bavuye muri école royale militaire ngo bafite ngo brevet ngo BM ngo bafite iki ngo bavuye kotakori kugira gute ngo bavuye ngo bigogwe kurira ibitare ngo baraparashise abapara komando bamanukira ngo metakara muri Nyandungu hari Eco Park ya Nyandungu n'abasirikare ko Habyarimana bamanukira ngo mitaka urumva yego so urareba ukavuga uti rero yego kuko n'ubwo buhanga bwo Rwanda bwari buhari ariko wajya kugereranya abantu barya rimwe ku munsi abantu bashobora gukora urugendo rwa kilometero 80 mu masaha 28 bakandi banarwana n'akandi kazi gatandukanye k'intambara katoroshye sibyo ariko icyo nakubwiraga abaswahili bakita kuyumba mbere ya aduye urumva kumva ikibatsi cy'umuriro kikuri imbere ubwo ukagenda ushonga nkabuje wimaramo kandi witwaga igihangange watera kubwo abantu bakubaha bagize gute nawe wishakira n'ibindi byubahiro kwisumbuye gutyo ukarangira kubera ko uri umugizi wa nabi sibyo uri umwicanyi kandi ubundi umusirikare agomba kurinda umutekano w'igihugu nagomba kwica abaturage b'igihugu inshingano y'umusirikare no kurinda igihugu abagituye n'imari yacyo uzumviye abasirikare bari kuri parade bamaze kuyisoza urumva bari imbere y'umugaba wabo baravuga ngo vive wananchi wa Rwanda vive rais wa Rwanda urumva ikindi bavuga ibintu bitatu narabyibagiye maze gusaza ariko bashyiramo perezida abaturage isimbi bagashyiramo n'igisirikare vive majeshi ya Rwanda sibyo long live president long live ijeshi nyine bavuga ku isi yose kandi babihuriraho niyo mpamvu FARDC nyine zirukanka tu kizayirenga yego ndumva twanasoreza ahangaha bwana Marshali kizayirenga ndaza kubaza mu mineme mbaze murimo kubona barimo birukanswa n'iki bazaba ngo nesho ngo basuye inyuma ngo bariruka byo nka kiriya gisirikare cyo muri FARDC kirimo cyifotoza setetizeri kibye mu rusengero nkuriya insinzi ye kuko yabiri hehe warayibonye ni nka barimo kurya ariko man ubundi wahemukira inka ukagira amahoro kandi menye ko ama edifice publique abantu bakunda kubifata nkaho hari abantu nyamara basuzugura burya ama edifice publique ntabwo yasuzugura office za leta ahagenewe gusengerwa ntagomba kwigira igihararumba ngo ugiye gufata kugeza ku ikanisa ngo usange ibikoresho abantu bacurangishaga ugiye kubiriraho inka wahemukiye abaturage iriya mivumo yose bagendaho ibagenda ko ukaziga ubuzima ntacyo nibakomeze bahanyanyaza nzaba ndeba ngayo nguko ikindi kintu reka nseze kuri ritangazo nk'abantu mwe twebwe tuvuga amakuru ariho Marsha uzi impamvu mbivuze ibintu
maze iminsi abantu mbona ngo kuki muri kubeshya Minembwe centre ko yafashwe Minembwe centre ko FARDC kuki mutabivuga nk'uko twavuze ati wazalendo n'abantu zera ma FARDC bari hafi ya Rubaya abana harashe bagize iki sibyo niko nandi makuru za nkokwe zifata turabibabwira niko na Minembwe centre bayigezemo n'urugamba rungurereka ntago ibingi bari navuga umikino barimo sibyo rero niko bagezera Minembwe centre twabibabwira ntago twebwe turi hano ngo tuze kuvuga ibinyoma ngo tuvuge Minembwe centre ntiyafashwe kandi yafashwe ariko nare ntiturano ngo dushimisha abantu tubabwira makuru atariho ngo tubabwiye Minembwe centre bayirimo kandi nayo barimo twebwe twari dufite version ya FARDC yamaze gusohora sometimes urumva ntabwo uri buvugizi bwa guverinoma ahantu uri buvuga ikintu ngo ndeke kugikotinga yego ikindi ntabwo turi kuri ground ikindi abo kuri ground ryo wababuze hari n'igihe banakubeshya twebwe kandi nta numwe rwose navuga yuko dukora kugira ngo tumushimishe dukora akazi kacu ushobora kwishima utakwishimuka mu kirahuri cy'amazi bigashira ntabwo rero tuba tugamije ngo gushimwa kugira gute ntabwo turi abafana rwose tuvuga ibiriho kwibeshya mu itangazamakuru turanabyemerewe kubivuguruza amakuru ataha turabyemerewe ntabwo twigeze tubakomera mu centre jewe narabivuze ko yanafashwe ewe wari wabivuze kandi ibyo nta kibazo nshobora kubigiraho rwose ntabwo nari twabivuze hano rero kandi buriya kandi kana abantu bagomba kumenya bajya bitonda basaba imbazi kwa David ntazo mbasaba nzibasaba ngo batangira bate ntazo mbasaba kubera ko n'ubu ngubu sinzi ko itarafatwa ntabwo ndiyo urumva FARDC ifite yeso icyo kwa twigwana kimara kubivuguruza ubwo ndabarasinga amatangazo abiri ariko n'amakuru twari dufite buriya reka nkubwire Sandrine mu rurimi rw'icyongereza urumva amakuru umuntu akubwira ngo abantu bari close na Minembwe urumva yego cyangwa barayegereye oya ibyo byo nukuri bariza Irundu bari he hose muri bira bice byose ibyo byo ndabyemera bana yo peyatingamo bakirukanka urumva ntabwo twebwe turi muri fanatism nyine bitabaye ntibyabaye byaba nyine nabwo abantu bakabyakira buryo none se erega ibintu byose birashoboka Sandrine aduye anayifata uwaduye wabo nanjye navuze ko bishoboka n'urugamba bayifata nibyo rege nakuze no kuri charanye nkababo kuyifata nibyo ariko sinzi bazayimara bigiye kingana iki yego bashobora kuyifata ntibayigumane intambara nuko imera ariko ubwo biri amahire nuko nyine batanayifashe kandi nta nubwo banakiyifashe ntabwo byakunda n'ubundi postire yacu bushize hamwe twendaga kurwara no kuvuga ko batashobora kuyigarurira ngo bishore ariko navugaga za Irundu na zibiriya bice bya za na Minembwe centre bayi ntabwo ngira navuga ko nyine navugaga icyo gihe aho amakuru ageze wenda ntabwo tuzi aho iminsi izagana na centre bayinjiramo intambara n'intambara of course uwo mu Rwanda n'umusirikare nese n'abasivile kandi nabivuze si wabo se nabivuze nanjye ngo urugamba erega ntabwo Minembwe abantu bataza amakuru ntabwo Minembwe yamwe ifite kwirwana yifashe vuba n'ubundi abantu bazi twirwana ku myaka 9 bamaze nuko nacekize ngo ndebe ntiyabuze imyaka 3 cyangwa 6 yashize badafite Minembwe no kuvuga ngo mu yandi magambo twirwanaho ishobora kubaho idafite Minembwe yego nubwo Minembwe ariho hari imiryango migari basigaranye yo kurinda abantu babyumvire ko kurasa Minembwe yego ko kurasa umutima no mu cyico ariko siko kurangiza twirwanaho niyo baza kwifata bari kwifata bakongera bakayikurwamo kandi niyo baza kwifata twebwe bari kusurviving mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko noneho ibiramahire ntago bayifashe kandi sha Sandrine abantu batafashe Minembwe kuri inshuro ngo bari bahawe amasaha 24 kwifata Sandrine ntago yamenye ngo bazayigondera yego reka dukomeze tunakurikire turebe ko uko Tsekedi yavuze ko ngo agomba gufata Goma na Bukavu vuba bizaba Marsha ndumva ari aha twasoreza ndagushimiye cyane wakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi ukomeze ugire ibihe byiza na weekend nziza nzi neza kumeze neza murakoze cyane niba uri bumeze neza uraza komeza neza nyine uri bumeze neza naho ibyo urimo ibyo kure ibyo urebe inyuma sibyo biri imbere muze kunjyana hano ariko essence wanzarahenze shasa ntago tugihura pe essence yarahenze ubundi rwose twara dukubitana urumva ndigikatisa waza byarakomeye papa bimeze nabi bimeze nabi musaza ariko nyine nugira aho njyana turagenda no kugenda biri ngombwa ndagushimiye cyane bwana David urakoze cyane rero nawe ugire weekend nziza nibyo koko babivuze ukuri uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa igisubizo ni Diabetes Collection tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika
si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma, tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza.